gutyo nageraga ku muntu rero ntiwangurije miliyoni 2 ariko se miliyoni 2 neziki we yame cyangwa abantwike ntibarantwikana na yego ati se gute singira umutima wo kumusobanurira ngo mubwire ukuntu ibintu bimeze ahubwo nkumva nibyanye ngomba kubiguma ahubwo ari utambaye miliyoni 2 ubwo tubyihorere reka nigendere nkaba ndagiye nkajya ku wundi gutyo nta muntu nabashaka kubwira ikibazo cyanjye ko kimeze je nagendaga nisabira miliyoni 2 uyanye urumva wowe wabwira umuntu ngo miliyoni 2 akahita avuga ngo akira yamenyaga ari ibiki naramubwiraga nibarara abantu nkwize baragutwikira ikize abantu mbereye mideli uya mbwira ntoya niba ntazo ufite mbabarira na byinshi byo kuvuga nari maze no kumva ntagishaka no kuvuga nsigaye ntekereza ibyo bintu nkajunjama gusa nkumva nkabona yagiye kugura essence nkahita mubona arimo rwose yari umushoferi nkabona yayikize mu modoka ari witahane nimugoroba nkabona ninjoro ari buze kwicunca nari nsigaye noneho nanjye muhamagara kanyihora akanga gufata telefone ndavuga ubundi ndanagira ibibazo bingana gutya se ntahari yekereza kuri Muzehe ubundi kuki ntajya kumubwira ngo anyishyurire aya mafaranga Muzehe we Kagabe ukagira ngo njya gufatira iryo deni twari turi uko navugaga nahitaga mpaguruka mpita mfata moto ndagenda ngeze nsoka ku muhanda nabwira umumotari ngeza kuri presidence umumotari arambwira ngo he agira ngo hari ndibeshye ngiye kuri presidence okay ntago tugerayo ariko ndakugeza hepfo kuri za ministeri hepfo niho ndi bugusika wowe nta kibazo kareka je nta kibazo hageze abaranjyanye nyeje kuri ministeri mbamvuye kuri moto ntambura nk'umuntu rwose ufite gahunda yo kujyayo natanya cyane nihuta ndagera ngo bamboye barambwira batari agarara urajyaye je kureba Muzehe ubwo nabaje yego Muzehe agarara aho ngaho kandi ubabwe kuje kora Muzehe yego cyane ngiye konje kureba Muzehe nabindi batise Muzehe mufitanye iki mufitanye rendezvous ha rendezvous dufitanye ko nambona arayimpa kwiki wari warahamutse ko se nambona arayimpa ngo reka ntawe uhari reka ndamubona byanze bikunze ko niwunzanye wimbwira rero ngo ntahari kuko niwe nje gushaka ati se ufite ikihe kibazo nirago we nakikwe nabonaga ari abana babo nkabona batari bunyumve tuvuga nago abasinirirwa mbabwira ikibazo cyane nta n'ikintu bamfasha jewe nshaka ni Muzehe kandi muramuma nimutamuma nanjye nawe hanujya akompanga uguma kubaje pe koko bahita bahamaragarana ngiye ko nambona hashe umupapa none wowe umukuru utanambaye nkabo wambaye sipiriya arambwira ati bite ni byiza bije gukora iki ndashaka Muzehe yego ati Muzehe se mufitanye gahunda wa mupapa werereka nkubwira ibintu niwe nshaka mfite ikibazo hari umushaka kuntwika kandi ni namubona ndarara mpiye iri joro ndashya n'abana banje ati ko adahari ibyo byo ni nawe niko bambwiraga kandi muri kumbeye nyamara ikibazo cyanjye kiri serious kubera icyo udashaka kunyumva ngo umumpe mubwire ikibazo cyanjye nise Muzehe ni buri bugufasha akakubuza gutwikwa arampa amafaranga mbarimo nyishyure none mbona umugabo nawe agiye kunyangira ndaturitse ndarira murafani ndapfuye ndahiye ndapfuye Rekoma nubu ndapfuye sorry yeswe nubu ndapfuye utumye nawe nsha wanze kunyereka Muzehe arambwira ati mama gaho tuza atuzi ko ari byo ikibazo cyawe kuko gifite ishingiro none sigira ngo ndakubeshya nukuri gifite ishingiro bari bunwike ninjoro ati ngaho tuza ihanagure neza ndihanagura neza sugiye kumpa Muzehe ati ngwino nkwereke ati nkurikira mana shanda mukurikira ndiyanyije abo ndijira ndagenda mukurikiye uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College.
nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umwihariko muri ubu buzima, nkwifurije kubaho neza, nkwifurije kugira ubuzima bwiza, nkwifurije by'umwihariko amahoro yo mu mutima, nkwifurije kubaho neza. Niba uryamye muri kano kanya ukumva ko ubuzima butameze neza, no kuri uryama uvuga uti byanze kunze bugomba kugenda neza, byanze bikunze ubigiremo uruhare kandi bizagenda neza. Ndi kumwe na Florentine, akaba ari umubyeyi tugiye kuganira ku nkuru ye, inkuru idasanzwe. Ariko mbere yuko tuganira na Florentine, kambwire ku bantu bifuza ibikoresho byiza byo mu nzu, waba ubyifuza ku giti cyawe, waba ukwifuza kubiha abavandimwe bawe, situno no muri ano mezi n'amezi y'ubukwe, ngwino urebe amasaro meza kujya gutyo ukabutereka umuntu muri salo ya fresh. Hamagaze 788 7 0689. Florentine, tugwe kaze mu kiganiro inkuru yawe. Murakoze cyane. Tugiye kuganira nawe ku nkuru yawe y'ubuzima bwawe. Ni inkuru ishingiye ku buhemu. Mbere yuko tuyinjiramo bantu twibwire ku mutakuzi. Eko abantu batanzi ni Florentine Nyirabimana. Yego. Bo nkorera mu mujyi wa Kigali mu isoko y'Inyarugenge. Inkuru yanjye rero ndumva hari muri 2016 ubwo yabaye, nibwo byambayeho. Niguriraga amazu aciriritse adahenze, nkongera nkayagurisha. Urumva yuko ari ibyo bukorana n'abakomisiyoneri. Komisiyoneri rimwe arampamagara arambwira ati nabonye imari iri na hafi kuko yo irahita yungura bidatenze. Ndavuga siri, arambwira ati ara Nyamirambo Corona Tracom. Numva na ahantu hafi. Ndavuga se ko nta mafaranga mfite none. Arambwira ati ndamubaza nangaye, ati ni miliyoni 5. Ati na abantu bari muri divorce barimo gutandukana, bafite agapangu karimo inzu 3, ibyumba 2 na saro, ibyumba 2 na saro na chambrette. Wagikuramo amafaranga udashatse guhita uhasubiza. Mu gihe utegereje kugira ngo bakungure, waba urimo unahakodesha. Ndavuga rero aho hantu ni sawa, ni heza, ariko nta mafaranga mfite, yo bashaka nayo mfite. Arambwira ati ufite angahe? Nifite miliyoni 3 tuvugana. Ati uwamwigisha ukamuha igice, ikindi ukazaba ukimuha. Ndavuga ariko igice kindi kwita nkibona ntago byanyorohera, kereka nyatse muri banki, ko numvaga ngiye kuzajya nkorana na banki. Nuko noneho rero arambwira ati kereka mbimubwire, ni numva byemera tukubwira. Arambwira, arabimubwira, arongera aramumagara, arambwira ati rero yabyemeye. Icyo gice agiye umudamu we, hanyuma muravugana igihe uzamuhera ndazasiga asigaye. Ndavuga okay duhuze. Arangije araduhuza. Turavugana. Ndavuga rero arambaza urumurokore ni cyane. Okay, reka nkwizere, mubwiye ko mbese biransaba ko anyandikaho yanzuye, nkayitanga muri credit. Bakama amafaranga nkamwishyura. Duhana igihe. Arambwira ati ariko igihe duhanye, ndavuga basi amezi 3. Niba amezi 3 ageze uzashyiraho n'ibihumbi 200 byo kugutegereza. Numvaga nta kibazo kuko numvaga banki izayama. Icyo gihe banki rero yaragurizaga abantu. Ndavuga muhereza za miliyoni 3, turandikirana, aransinyira, aragenda arangizanya n'umudamu we nyine uko bagabana ibintu byose bindi byo mu nzu bari baranabigabanye. Nuko araza tujyana gukora mutation, inzu ayinyandikaho. Amajije kuyinyandikaho rero icyangombwa gisohotse, ntangira procedure zo muri banki. Banki kuko ibanza gusura ahantu. Ihageze irambwira ngo nago bishoboka ko ahantu tanga amafaranga yacu yari beka. Ndavuga ndabigenza gute? Ntinya no kubibwira wa mugabo. Ndavuga uyu mugabo ahubwo nshakisha ubundi buryo bwo kubonamo amafaranga ye. Kuko bari bamaze kumakanira baranse, baravuga bati nago bishoboka, ntabwo twaguhaye amafaranga kuri ino nzu iri ahantu, ntabwo turamenya icyateganyirijwe. Ndavuga noneho uyu mugabo aranye. Ndabanza ndashakisha ahantu hose, ahantu nkura amafaranga miliyoni 2,200 ndahabura. Akajyamo amagara, igihe twahanye kiragera, akajyamo amagara akambwira ati utanyishyura. Ndamubwira rero nkubwiza ukuri, banki yanyimye amafaranga. Abarasaze. Atusikura umwesikoro.
wowe watetse imitwe kugira ngo nkwandike inzu yanjye witwaza banki ibyo ntubimbwire urihe ngo mpagusanga imitamurangira ahantu narindi araza turahura ndamubwira reka nkubwire uretse kunyita umwesikoro ngiye gushakisha uburyo bwose bushoboka mbonamo amafaranga yawe arambwira ati vuba byihuse kandi ubwo yabivugaga dufitanye inyandiko y'ideni dufitanye n'iyo nyandiko nyine y'ubuguzi ayifite nanjye nyifite ideni rigaragara arambwira tuvugana rero iyi nzu ngiye gusubirayo ngiye kubamo nta kibazo ko ndabona utangiye kunteka y'imitwe numva nawe yaragize ikibazo yarangije kunyandikaho inzu kandi n'amafaranga ntari kuboneka yahise agira ikibazo muri we yimukiramo asubirayo jya kubamo je nubwo byari bimeze gutyo nanjye hari yakiri mapangaye nari ntarajya kuyifata ngo nyikire mu maboko yanjye ndavuga nta kibazo burimo dushaka amafaranga ariko umugabo akabona wapi naga ari kubyumva arambwira ati usiko wantetse imitwe ayene nareba nkabona imitwe narayitetse koko ariko nkibaza ubuze natetse imitwe nabigambiriye ati rero reka nkubwire nguhaye cyumweru we wamboneye amafaranga gera muri icyo cyumweru nari meze nk'umusazi ndahahamuka ndatangira umuntu wese ngeze nkajya ngenda nkabwira umuntu mbabarira ungurize miliyoni 2 kubwira umuntu ngo ngurize miliyoni 2 nawe byumve ibintu bitumvikana zikize simbashe kumubwira ikibazo ko giteye nkavuga gusa nguriza miliyoni 2 atireka ntayo mfite barampakanira umugabo ati icyumweru gishize ati mva kutanyishyura icyumweru ntikirangiye amafaranga nayabuze ati reka rero nkubwire wafatanije n'uriya mugore watumye neza inzu yanjye agatuma nyigurisha amafaranga 2 urangije nawe uza kunteka y'imitwe menya mwari muziranye avuga umugore we wa mbere none nawe n'udufaranga naringiye kubonamo wanetse y'imitwe ayo mpaye ndayamuha none nayo narisigaje yanjye ugiye kumbwira ngo ntago nyabona ndakwica ndagutwika gutwikane n'urubyaro mana we numva bira ndavuga rero ndapfuye kandi abivuga ari muri izo nzu anishyuza ninabwira bajye banakwishyura kugira ngo unumve ko na usa nkashaka amafaranga arambwira ati kunyishyura gusa ntibihagije no kuba ndimo ntibihagije wewe warayiyanditse ubuse ndi wanjye se isa waskambwira ngo mvemo utananyishyuye ndamubwira mana none mba ntangiye guhahamuka ambwiye ikintu cyo gutwika kuntwika byo nahise numva nsaze iyo kubwa ari seriye ego ko ngiye nawe nagari seriye none se umuntu yakubwira ibyo bintu atari seriye kandi none watekereza n'ikintu gihari wowe nawe kiri gutuma kubwira gutyo umva koko gifite ingufu naramwumvaga cye natekerezaga ariko nkumva nanone ntari bumubwira ngo tujye guhinduza mbikwandikeho kuko we numvaga ntamwize je basi nariyizeraga nkumva byanze bikunze amafaranga ye ngomba kuyamuha ariko nkumva we nimbihindura nshobora kuzahomba za miliyoni zanjye 3 mpita nkora gute mpamagara wa mukomisiyoneri ndavuga twasubize ku isoko dusubize ku isoko nishyure singiye gupfa jera twashyize ku isoko tubura abakiriya tuhakenera sisiko nayo nahaguze miliyoni urumva nayo ngiye nayo nemeye kwishyura miliyoni 5 ndamubwira nsigaje 2 nshakamo na miliyoni 4 basi kugira ngo byibura mbone 2 mpombi imwe gewe nanjye nsigarane 2 nabwo turamubura ukwezi kurihirika abirarihirika umugabo ari kabamo anishyuza ariko ubona atabyumva noneho ngezaho neza numva ngiye nko kwirukanka kuko iryo deni ryanjyaga nta hantu mbona ndi buri kuri kandi nkabona umugabo wari serious akajya mpamagara buri munsi ngeze ahantu mba ntaye umutwe niyumvisha ko bya bintu yambwiye bigiye kuba koko agiye kukwicana n'abana yambwiraga ati ntabwo rego uzampeza isa wenda kwibikiye nzakwica maye ndavuga nibo none nkajya naryama nijoro nkashigukira hejuru nkumva imyotsi rimiranuka nkumva arimo aratwika nkumva mbese yewe nkabyuka nkasohoka nkajya hanze kureba ko ari gutwika koko nkasenguruka nkabona nta muntu uri gutwika kandi numvisha imyotsi n'ukuri no guhahamuka nahamutse noneho nkamuhamagara muri izo saa 7 saa 8 z'ijoro ni akanyitaba akambwira nkamubaza uriye niwaje kuntwika ariko noneho warasaze ibaze
ati urambaza iki ko nakubwiye ko rutabafara ntiwaje se kuntwika ko numva uri hano hafi namuhamagaraga ngira ngo numve ko telefone isonera yego numva neza yego umugabo antesheje umutwe ageze harabibona ko nahoraga muhamagara mu gicuku abona ko nshaka kuba naragize akabazo aranyihorera ntiyongera kumvugisha noneho kandi inzu naramubwiye ko iri ku isoko ayirimo niwe bishyura ndicara neza umunsi umwe kuko nari maze kugera ku rwego hari naryamaga nkumva ari kuntwika urumva naramuhamagaraga nawe abona ko hari nagize toroma aranyihorera mbona umunsi wa mbere noneho ntampamagaye wa kabiri ntampamagaye mbona icyumweru cishize atampamagara uravuga uti kompangira noneho za gahunda azigeze kure yego noneho mpita niyumvisha ukuntu ubwo amaze kugura esanse ko yambwiye ngo ahantu mwikisha yego mpita mubona yagiye kuntuza kuri sitasiyo ari kugura esanse mpita mubona yayijyanye mu rugo mpita nimajina ko iryo joro ari bwari buze kunyica umuntu umaze icyumweru atampamagara yarahoraga ntesha umutwe uyu muntu acecekanye iki ndavuga ni byanze bikunze uyu munsi ndarara mpfuye ubwo ni nko nabyibajije nko nicaye mu kazi ari nko mu masaha 4 za mu gitondo mpita nibaza ndavuga nta kubundi ndinda nahangayika gutyo nageraga ku muntu rera ntiwangurije miliyoni 2 atiriko se miliyoni 2 neziki we yame cyangwa abantu nwike nibarantwikana na yego ati se gute singira umutima wo kumusobanurira ngo mubwire ukuntu ibintu bimeze ahubwo nkumva n'ibyanye ngomba kubiguma ahubwo ari utambaye miliyoni 2 ubwo tubyihorere reka nigendere nkaba ndagiye nkajya ku wundi gutyo nta muntu nabashaka kubwira ikibazo cyanjye ko kimeze ngiye nagendaga nisabira miliyoni 2 uyanye urumva wowe wabwira umuntu ngo miliyoni 2 akahita avuga ngo akira ntiyamenyaga ari ibiki naramubwiraga ni barara abantu nkwize baragutwikira ikize abantu mbereye mideli uyambwira ntoya niba ntazo ufite mbabarira na byinshi byo kuvuga nari maze no kumva ntagishaka no kuvuga nsigaye ntekereza ibyo bintu nkajunjama gusa nkumva nibwo rero ayo majwi yananganirizaga nkicara nkabona yagiye kugura esanse nkahita mubona arimo rwose yari umushoferi nkabona yayishyize mu modoka ari witahane nimugoroba nkabona ninjoro ari buze kwicunca nari nsigaye noneho nanjye muhamagara akanyihora akanga gufata telefone ndavuga ubundi ndanagira ibibazo bingana gutya se ntahari ntekereza kuri Mbuzehe ubundi ubu kuki ntajya kumubwira ngo anyishyurire aya mafaranga Mbuzehe we Kagabe ukagira ngo njya gufata iryo deni twari turi uko navugaga nahitaga mpaguruka mpita mfata moto ndagenda ngeze nsohoka ku muhanda nabwira umumotari ngeza kuri presidence motari arambwira ngo he agira ngo hari ndibeshye ngiye kuri presidence ntabwo tugerayo ariko ndakugeza hepfo kuri za ministeri hepfo niho ndi bugusika wowe nta kibazo je nta kibazo hangeze abaranjyanye nyeje kuri ministeri bamvuye kuri moto ntambura nk'umuntu rwose ufite gahunda yo kujyayo natanya cyane nihuta ndagera aho ngo bamboye barambwira batari agarara urajyaye je kureba Muzehe ubwo nabaje yego Muzehe agarara aho ngaho kandi ubabwe kuje kora Muzehe yego cyera ngiye konje kureba Muzehe ntabindi batise Muzehe mufitanye rendezvous nta rendezvous dufitanye ko nambona arayimpa kwiki wari warahamutse ko se nambona arayimpa ngo reka ntawe uhari reka ndamubona byanze bikunze kuko niwunzanye bimbwira rero ngo ntahari kuko niwe nje gushaka ati se ufite ikihe kibazo nirago we nakikwe nabonaga ari abana babo nkabona batari bunyumve uvuga nago abasinirirwa mbabwira ikibazo cyane nta n'ikintu bampasha jewe nshaka ni Muzehe kandi muramuma nimutamuma nanjye nawe hantu ujya akombanga uguma kubaje pe koko bahita bahamaragarana ngiye ko nambona hashe umupapa noneho we umukuru utanambaye nkabo wambaye sipiriya arambwira ati bite ni byiza bije gukora iki ndashaka Muzehe ati Muzehe se mufitanye gahunda wa mupapa werereka nkubwira ibintu niwe nshaka mfite ikibazo hari umushaka kuntwika kandi ninamubona ndarara mpiye iri joro ndashya n'abana baje ati ko adahari
ibyo byo ni nabana niko bambwiraga kandi muri kumbeye nyamara ikibazo cyanjye kiri serious kubera icyo udashaka kunyumva ngo umumpe mubwire ikibazo cyanjye nise muzehe ni buri bugufasha akakubuza gutwikwa arampa amafaranga mbarimo nyishyure none mbona umugabo nawe agiye kunyangira ndaturitse ndarira murevani ndapfuye ndahiye ndapfuye arikoma n'ubu ndapfuye sorry ubu ndapfuye utumye nawe nsha wanze kunyereka museye arambwira ati mama gaho tuza atuzi ko ari byo ikibazo cyawe kuko gifite ishingiro none sigira ngo ndakubeshya n'ukuri gifite ishingiro bari bunwike n'injoro ati ngaho tuza ihanagure neza ndihanagura neza sugiye kumpa muzehe ati ngwino nkwereke ati nkurikira mana shanda mukurikira niyanyinjeza abo ndijira ndagenda mukurikiye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye hari sanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com turagenda nyereka umwana w'umukobwa umudamu nabonaga ari akiri muto ati uyu nguyu rero namubwira ikibazo cyawe jara naricaye mubwira buri kimwe ukuntu naguze inzu kuntu naje banyinyanditseho story yose ndayimusubiriramo antega amatwi aranyumva mvuga rero ko nje kureba muzehe ngo nyishyurira ayo mafaranga kubera ko jewe nabuze n'umuntu yama na banki yanyimye kugira ngo batanyitwikira mbona arabyemeye mbona nawe arabyakiriye mbona amfashe nk'umuntu nyine ufite ukuri numvaga nyene yenyeretse ko byumvishe numva ndishimye ati okay ati ikibazo cyawe kirumvikana atari kubu rero reka nkubwire ibyo mbwiye byose uragenda ubyandike ku rupapuro ukore kopi 3 cyangwa 4 hanyuma uzinzanire hano nzaguhera muzehe kuwa kane icyo gihe hari kuwa mbere kuwa kane uzaze kureba igisubizo cyawe nkimara kumubwira byose mbonye anyakire nahise numva n'amafaranga nayabonye numva nishyuye numva ibintu byose byarangiye numva nahamagara umuntu mukanya ndaje ngo yaranyemereye kese byo kujya kuri muzehe kandi numvaga ndibimugeraho tayari arahitanyishyurira nuko ndagenda noneho nasohotse nihuta ndagenda njya hepfo nshaka umusaza arabinyandikira kuri machine arangije ankoreramo amakopi byose narabimubwiye mubwire n'akana kamwisiga ankoreramo amakopi aramereza ndazisana kwa mukobwa anereraho amakashe arambwira ati hano iyi ngiyi urayitanga mu murenge iyi ngiyi uyitange ku kagari iyi ngiyi ujyane kuri polisi ubwo nyine iyi ndi rero nanjye ndayisigara nangayiguhera muzehe okay atwa kane usaze kureba igisubizo ubwo nasohotse nyine n'ama confidence menshi ndagenda afata moto pera ku murenge wa Gitega shyira yo kopi njya ku kagari ntanga yo kopi mita nirukanga no kuri polisi nayo ntanga yo kopi umupolisi rero wanyakiriye yarabisomye aravuga ati niko se mama uvuye je mvuye kuri president mwese kuwarenza inzego ago mbizi byo kurenga inzego icyo nzi nuko ngewe nari nagiye kureba muzehe fashe kwishyura
ababyeyi barabizi Yeah. simbizi nimba babizi ntibindeba basi se akagari karabizi umuyobozi w'umudugudu wanyu arabizi ibi bintu simbizi ati warenze inzego yego ubuse ko wagiye mu nzego ibibazo byari byananiranye koko ndavuga se kuko mwari kunyishyurira njye n'igihe bimaranye uzi igihe bimaze akambwira igihe bimaze ariko ni wowe ukizi twe ntabwo tukizi wigeze tugana utubwira iki kibazo turakinanirwa ntabwo mbizi wa mupapa we niba uri n'umupapa afande mbabarira njye icyo nakoze cyari icyo mumfashe ko izi kopi barambwiye ngo nziba yarambwiye ati se uyu muntu ufite nimero ze za telefone ndazifite ati zima ati cara hari aramuhamagara ahita amubwira ati ngwino hano kuri polisi icyo gihe yakoreraga hari imbere ya gereza yego mgiye kubona mice mbona wa mugabo araje ahansanze umupolisi arambaza uyu mama muramuzi ati ndamuzi ahita avuga ariko se wundi ko yaje kundega kandi ari we umfitiye amafaranga bahise bahamagara umugabo uberemo ideni ako kanya bahita bamuhamagara ati oya ntabwo yaje kukurega ahubwo ndagira ngo numve ikibazo mufitanye n'ikiye umugabo aricara ati mu mama mufitanye ikihe kibazo papa bisubiramo uko byagenze arangije aramubwira ati none se ati ko vuye kuri presidente tereka da ati gukora ati kandi bamubwiye kuza si wambwiye kuzanwika ariko se wowe umuntu akana ati se ubwo nibyo byakujyanye kuri presidence none se warambwiye ngo uranwika ni kandi ubyibuke umaze igihe utanamvugisha ngo uhamagara ukanga kumvuga abwira afande atafande uyu mumama najyaga kubona nkabona mamagaye nka 8 z'ijoro atakambaza ngo uri ngo waje kuntwika ati none ongeza umbona afite ikibazo ndituriza ndamwihorera kuko nabonaga ashaka kuba yaragize ikibazo ati namutwitse hehe ati ni kwa kundi umuntu agira uburakati nawe ubyumvishije yenda nabivuze mu magambo wenda mabi ateye ubwoba ariko ntago ari byo nagombaga gukora ati se nari kubikora inzu nzirimo ni nanjye bishyura ati polisi ati kumbe ni nawe bishyura ati kandi ndabizi ko ziri ku isoko ati se ubwo kukurumva ibyo nari kubikora ati ariko warabimubwiye ati kandi urangije kubimubwira nubura niba namwereka ko utazabikora we yajyanye cya kintu wamubwiye se nanakandagira nari narahazinutswe nanahari vuga ni uyu muntu atazanambona muri quartier bikamubera intandaro zo kunyitwikira aravuga ati rero reka mbabwire ibi bintu mwagomba ati mama wasimbutse inzego wagombaga gusanga umuyobozi w'umurenge ukabimubwira wagombaga gusanga cyangwa natwe ukaza ukabitubwira tukabafasha ati rero ngiye kubafasha aturumva nawe ahita abwira bamuga turumva rero nawe inzu irimo urakodesha amafaranga niwe bishyura uyu mama kandi wibuke ko nawe yaguhaye miliyoni 3 ati yarazimaye none se kuki wowe utamuha n'umuryango ngo akodeshe mu gihe mutegereje umukiriya kigeze ko yabwiye ngo mbe mpafashe ngo mbe mpagumanye ngenda bizi kandi aravuga ati mba rero nkubwire ubu kuntu bigiye kugenda mugiye kunyandikira ngiye kubaha amezi 3 turebe ko yonze yabagurishijwe kamwishyura amafaranga ye hanyuma nawe uramuha umuryango umwe nawe bajye bamwishyura wese ko amafaranga wayihereranye byari bimaze kumara byari bimaze kugera nko mu mezi 10 ibyo bibaye urabona ayo mezi yose uri murishyuza uri mu nzu nawe yatanze za miliyoni 3 zitarimo kugira ikintu zinjiza nawe muha umuryango umwe nawe aba wishyuza nawe wundi uburimo nawe uba kwishyura undi kandi umuha amahoro nkuri hanze nk'uburara mureke umushaka umukiriya mutuje namara kuboneka hanyuma akwishyure byandike kandi ahangaha tabahuje mbese mu bisinye mbahaye amezi 3 icyo kibazo ni kiba kitarakemuka uzagaruke hano ariko ntuzongere guhita ugenda ujye kuri presidence ndangije turandika turasinya aragenda nawe nanjye ndataha naratashye ngeze mu rugo ibyo bintu byose byabaye umunsi umwe nagiye kuri presidence umunsi umwe bamama impapuro zo kubaza ngenda zitanga kuri umunsi umwe kuri polisi bahita bahamagara uwo mugabo umunsi umwe polisi duhuza gutyo ibibazo irabyumva ndavuga ni byari byose nubwo amafaranga ntayabonye
ngo nyamuye ariko polisi ubwo bibenye ntabwo uzanwika ati se ubundi nyene nigeze kukutwe ubundi se warananiye igihe bimaze simba naragutwitse iyo mba ndi umuntu bifite najyaga kubona nkabona umpamagaye mu gicuku avuga se no narinzi ko wanasaze ase ntiyabonaga ko ari we wabimuteye kuko ari we wabiguteye ntabwo mbise niba atarabibona nanjye naricaraga nkavuga yarambwiraga ati niko umuntu utarantekeye imitwe natekereza ko kumva namutekeye imitwe shaka mugana nawe utetse pe kumbe burya wabikoze ubizi none se urambwira gute ukuntu wowe nagufashe ukanyandikaho inzu nakwishyuye guhaye igice ukabyemera nanjye rero ninagutekeye imitwe ariko ntabwo nabishakaga ati warabishakaga wari ubizi menye waranabigambanye na wa mugore ubwo kandi nta nugumuzi n'umugore ntawe nzi niwe bari baziranye nanamuhaye amafaranga bari uyamuha ati rero nta kuntu utari ubizi ibintu ni imitwe mwamwigize abarokore mugateka imitwe mukaza ati ntago uzameza nzakwica oy arabyongera uya ibyo twabavuga imbere iyo twabaga turi kuvugana we yarambwiraga tubuntu utarantekeye imitwe shajira natekereza nkabona narayitetse ko kivuga imitwe narayitetse uyu ni umutwe ati ubona utaraje kuntuburira naragutuburiye kwezi ati buse wabikoreye iki ubundi warunzi natekereza ngo sinarimuzi kandi naye nakibaza nkumva kuko umutima wanjye urabibona ko natetse imitwe nanjye nkumva nta kintu cyo kwiregura mfite icyo akoze narabyemeraga nkumva naramuhemukiye ariko rero nkabona nawe atabikora ngo birangizanye uziko nageze naho nifuza 3 miliyoni uri yanzu nkayabura umukomisiyoni yawe mbabarira ushaka umukiriya wowe kabyara we ushoboka ndapfuye ngiye kuzapfa numvaga ngiye kuzapfa ukuntu rero byarangiye uwo munsi twaratashye tugeze ngo njye nahise ntahasi nongeye gusubira mu kazi ngeze mu rugo nicaye umukomisiyoneri barampamagaye arambwira ati urihe ndi mu rugo ati ko umukiriya yabonetse umukiriya yabonetse birahira aratanga ngahe ati mbwira ahantu urinze tubanze tubivuganeho mpita mubwira ndi mu rugo nihuse abaraje arambwira ati mbonye umukiriya ushaka guhita kwishyura ati kandi arakwishyura 7 miliyoni noneho bwa bugoryi bwanjye mpita magara wa mugabo mbonye umukiriya nigiye kuma 7 miliyoni ati ubwo rero ari bunyishyure ati hanyuma nguhe 3 miliyoni zawe ati turi kumwe ubwo umukomisiyoneri ati huya none se ni wowe ugurisha cyangwa ni ugurisha we yashakaga ko za 3 miliyoni azifata nako 7 azifata ku mukiriya njye agahita amesha agasigarane urumva yari kuba yungutse inyungu nanubwo yari kuba ari yanjye urumva ndavuga ni nakundi aho kugira ngo dukomeze dusererereka ahagurira umukomisiyoneri ari kusikura umusazi wowe nyirubutaka kwanditseho amafaranga umurimo 2 miliyoni 2,200 wamwemereye si ugomba kumuha none se arakira amafaranga gute ngo agusubize wowe ari amafaranga yawe yungutse iki ntari kuzi ko ari byo umva ntoyani nagaro ugurisha ninge ugurisha nakanya upfuranute ubaka kanya noneho wibagiwe ugomba kwicwa oya noneho byahindutse ni ibintu igihugu kirabizi unamuze yarabizi ni nacyo wantwara numva ndagurisha ngo amafaranga yawe 2,200,000 hanyuma ubundi najya asigaye nyatware ko nawe wamborokeye amafaranga 3 miliyoni igihe nangize 3 miliyoni siko nari naniwe kugira ngo nzikoreshe zivemo igeneke ako zari ziblokeye aho ngaho kandi noneho we akishyuza n'amazu akana barimo ntana hakana naraharebaga nkumva umutima urandi ndagenda ndahatanga maje kwatanga bampa amafaranga amwishyura 2,200,000 mbishyiraho arabyemera yari yabanje kwanga nyine we yarabimbwira kugira ngo mve ko mbyemera imba nanjye yarabonaga ndinzanga yabonaga yaraguhahamuye ikabuti ikamujyane n'uko ashaka nuko maze kuyamwishyura rero sinigeze nsubira presidence urumva nagiye kuri presidence ku wa mbere wa
kabiri ndarangurishije yanzu urumva naranavugaga ni ba bana b'abahungu bambona banteka noneho bagasa kandi nanjye navuyeyo nkimara kubivuga nibwo nagaruye ubwenge nibuka ibintu nikozeyo nibuka ukuntu nari nabatesheje nanze kuhava ko ushobora kuba nari nasaze nakibuka ukuntu naryamaga nkakanguka numva imyotsi narayumvaga numvaga imyotsi n'ukuri narayumva uko Torome baho bana numva birimo biranagurumana hanze nkabyuka ngasohoka niruka mu mutwe harimo ibintu yiko numva harimo harashya nkasohoka nagera hanze nkabura umuntu nkafata telefone nkamuhamagara akanyita wari kurambaza iki ngo mbaza iki ngo igihe ngo uba warantesheje wamaye amafaranga nuya ni waje mu rugo se uri waje kunwika akambwira to aturasaze we ntunaraya agahita nkuba amaze kubona ko nagize Toroma aravuga ati uyu muntu yarasase aricecekera anyihorere mungu wangu no arabishaje aransajije bya burundu nimbe niyo yamvugishaga napfaga kumva ko wenda atarabikora akiri kuri twavugana nkavuga ni uyu muntu umenya akishakisha inzira zo kubikora ariko ubu nanjye ndaba nshakisha aho nkura amafaranga ariko nyihoreye naravuze kugabana no mukumwishyura byese birangira nahise muhereza amafaranga ye arimuka igo yari ko hatari hakira hanjye twari tuhagurishije yagombaga gutanga inzu z'abandi turagenda rwose na rwa rupapuro tubibwira afande ko byahise atari kuziko ati ni murako nterishaba tugenda umwana kandi mama tugenda byereka afande none twe twagiranye urwandiko ruvuga yuko nyuma y'amezi atatu aribwo tuzajya kumubwira twagombaga gusubirayo tukavuga ko ibintu birangiye ataranashira umva ibyo bintu byansajije kuwa mbere kwa presidente kuwa mbere kuwa kabiri naraye ngurishije yanzu afanda arambwira ati urabona ko ati iyuza karere biba byararangurishije kera ndavuga n'umugose nawe yasubiyeyo twasubiranye none twagomba kujya kubirangiza none ntarego nari kumwemerera nago nari kumwemerera kandi tugomba kujya imbere afana yiga yarafite urupapuro bamuhaye nanjye ndufite kandi tugomba kuzategereza y'amezi atatu tugasubira afanda kongera kutugira inama ashize tutaragurisha ariko ubwakiye tugurisha urumva afanda yuza kare ibi byararangiye ubwo wahise ufata amafaranga uriruhutsa yaba we none abantu tagiye kwabwita rero nabaguzaga amafaranga byagenze gutyo na gutyo ariko ubundi nakize nkimara kugera nkimara guhura na wa mukobwa mubwiye ibintu byose nibwo nagaruye nibwo nabivuze numva ntangiye kongera kugarura ubwenge noneho abantu rero nakaga miliyoni 2 barayoboye ibyo nzishakira bakambwira narakubwiraga ni bararara banwitse simuntu baramutwika kugira ngo babonaga ko nasaze uwengezeho sinshaka kumubwira inkuru kwimeze nkamubwira ko nshaka miliyoni 2 gusa kandi natazima ndarara mpfuye bari buntwike abantu rero nyuma yaho nta nubwo nta n'umuntu nagiye kwisobanuraho nyine ubwo naramubonye ndishira mfata ya mafaranga ndavuga Jean nkazasubira muri ibi bintu yego ituma mu Burundi nahise mbere byarampabuye usko ariko sikumara hafu umwaka usko ntangiye no kujya ngenda nivugisha narivugira none se narebaga narivugisha navuga nawe tekereza ko nawe n'umuntu bamwe bagenda basenga umukozi w'Imana agenda abwiriza aranyitegereza arambwira ati baba ngwino nkubwire ati Imana irambwiye ngo nyaturire ibyaha byawe ngusengere Imana ikwishyurira ideni ufite ideni ye baba we ndamubwira numva reka nkubwire ni basi se mbivuge cyane nacumuye ibyaha nakubi ibyaha mbivuge cyane basi atoya nyaturira ngefu yine binarasaze ariko shabira babaje kwere akubera nasekeje birasekeje ariko mbona ari siko nari narasazeho ariko none se mbwira waje gukoresha amafaranga ujye mu bindi utera imbere nahise nyafata ndagenda nyaguramo inzu ahantu bita kurenza icyo gihe hari hataragira
hataraba n'ikindi ari mu cyaro kibi ndavuga reka mbe nyabise hariya komisiyoneri ni ndagusibye singiye kuzapfa numvaga erega hari ikintu uhura nacyo wakinjiramo wareba ukuntu kikuzonze mu gihe kingana n'amezi angahe ubuzima bwarahagaze nkajya nicara nkabona utwana twanjye twahiye yeba we muri iyo misere sinzi n'ukuntu kuri bavuze hari umuntu bavuze ku makuru wahishije abana mu nzu ngo babaye amakara Mungu wangu nkajya mbona natwe ariko tuzaba tumeze nkabona twahiye nkabona twabaye iwe nkavuga wamo nkajya muhamagara kwera uzantwika kuzi gutwika ano tukivugana ko numva ariko urimo kubicira inyeri cyangwa gutwika ntabwo mwaje kuba inshuti uwo mugabo uwo mupapa baba wishama nanjye twabaye inshuti tukajya duhura nyuma akambwira atari ku mana yanjye ati niba hari umugore w'umunyabwoba ugera no kuri perezidansi akajya abwira abantu rero umushoferi yatwaraga zira taxi zitura dutoya yatwaraga gasyata mu mujyi naba kuko nanjye ubwo nabaga hara Kimisagara nabagize 2016 2017 yego nanjye naba ati uyungu yagira ubwoba tuvuze gatahita yirukanyira kuri president mbwira ubundi washushanyega nugira amahirwe ugahita uhura na muzehe wa mugani wawe na president warabishushanyega ukabishushanya ukumva uzamubwira gute ukumva reka nkubwire abantu benshi bamutinya umva n'umukuru w'igihugu ngewe numvaga nta kibazo dufitanye kubera ko numvaga ngewe naranatinze ahubwo kubimubwira navugaga ku bundi ndinda nahangayika bene akakagene muzehe ntahari president ntabwo yaburi miliyoni 2 we niwe wanaya numvaga ndi bumugera imbere nkuko nagendaga kandi ngewe nahagurutse numva turi buhure kandi nago numvaga ndi bumubone pe numvaga ndi bumugera imbere nkahita mubwira nuzibazo nagize uko nyine umuntu anenda kunyica ansize iki miliyoni 2 wamutekereza ko ari umukuru w'igihugu jera umutwe wanjye uko wabwibazaga ibyo byo kuvuga ngo wenda ngo ni president niba naravugaga niba narumvaga ari nka papa wanjye ngiye kureba niba numvaga ari umuntu turi buhure nkahita mubwira w'ikibazo cyanjye kandi ngomba ari bucyumva numvaga ari buhita numvaga birarangira pe kuko ndumva ibintu ko ibintu maze iminsi uyu munsi biragira iherezo kandi ariko niko byagenze ko nari narabuzingira ngo uwo mbwira ibindi mu ngo anyumve none nanyumva byibura abe yangira inama kuko jyewe nashakaga kubwira namwisabiraga amafaranga miliyoni 2 nicyo cyonyine nakubwiraga tugahura nkakubwira Gerard wambabariye niba ufite miliyoni 2 wowe kabyara we ukazima batantwika ukambaza baragutwika gute nge numvaga ubwo nawe ushaka kubuza ibintu ndimo kunyuramo nishyiragamo ko ubizi nkumva nta mpamvu yo kubiguka uwo numvaga ngiye kwibwa utari ubizi ni muzehe abandi bo numvaga mubibona ntabwo muzi ko naguze inzara ntabwo muzi ko ntarishyura amafaranga sorry kweli nkumva abantu bose bakabaye banabyumva babizi kandi nyuma kwitekerezaho byose byararangiye wajye gushushanya ukuntu nyine wamuganiye na president ari kumwicara imbere tekereza nawe mbwira ukuntu ubona ariko ubu nibwo mbiteye ni nyuma undi nawe kumugera hita mbona ni iyo binkundira nkamugera imbere ndubu kuko nari kubigenza nari kuvuga ngo nkumva ntari no kubona imbaraga uretse wenda ariko icyo gihe jyewe numvaga bishoboka numvaga ndabivuga bishoboka byo byari no gushoboka kandi rwose nta kibazo ngiye mfite turi buhure ikiri kuntinza nuko ntaramubona ariko nibwo ntekereza nkavuga ko nari nasaze ariko byatumye nabona muri president unageyo njyayo ubwo menya yuko banakira n'abantu hanagendwa ureka ibintu haragendwa gera nushikuza uzajye haragendwa pe kandi barakuma no kugenda uti rero ndashaka muzehe nanjye ufite toroma nkeya nari mfite wagenda ndagize isoni none se tinya ko nagize isoni zo gusubirayo kujya kureba igisubizo nanatekereje n'abana b'abahungu ubu se wa mupapa we bambwiye ati bazavuga bati dore wa musaza aragarutse nawe ngi n'ubu se muzehe niba byaramugezeho none nkajyana nibaza nkumva wenda hari nk'ahantu yari yicaye ari kundebera nko muri ekara nasaze none yambonye
abanyarwanda miliyoni 10 zigahe atunze mu Rwanda ntibyavamo nabo barambwiraga bati se abo bana bo ngo barambwiraga ibibazo afite urumva ikibazo cyawe cy'umuntu umwe reka nkubwire mpamvu nuko ataracyumva nawe nkikubwiye ukacyumva wakumva ko ugifite ingufu ugahita wanga kukibabwira nkanga numvaga nta kintu bari bumarire nkababwira agura nashoboye ahubwo se uravuga uterekanye muri presidence urategura genda koko uzi yuko iyo ufite agatoroma ubumva n'utujwi njyewe naricaye rwose mu kazi ngeze mu kazi kandi gukora byari bimaze kunanira pe ko naricaraga nkatangira kubitekerezaho ndatekereza ndavuga ko se siko ngiye kuzapfa muri iyi minsi mba nta minsi mfite kandi nabitekereza n'umutima wanjye nkumva ijwi rirambye ngo bazapfa vuba cyane kandi ndapfa nibura n'abana banjye bose dufite dupfa okay wabonye gute muri presidence rero mfana ku muturage utarahagera umuturage uri kutureba umuturage utarahagera muri presidence rwose barakwakira ese gerenze kuko umukobwa ari bunyakire akananega yampaye umwanya ndamubwira pe ko ndondogoye byose mera ukuntu naguze inzu ukuntu bayinyanditseho byose atega amatwi ntiyambwiye tuyambwira iki kugira yenda yashaka no kumbwira ati vuga ikintu reka da yaranyumvishije ndamubwira ukuntu rwose uwo muntu ambwira ngo azantwika ati pole sana ibi mwumva arimo aranyumva none narangije kubimubwira wumva ubuhotse nayabonye barahita namuhamagara aragusezerera urataha yarambwiye ati genda ibyo bintu byandike kaye ngoko hanyuma nurangiza ubisa ndabiguhera muzeyi nuko yambwiye ati ndahita mbiguhera muzeyi iwe data we amafaranga yabonetse nubu wa mugabo ari he akubaze n'ubwenge kunese kugutijyana kuri police aho simbari bazi ko ntago yaranyakiriye batuzagaruke yazi kutazagaruka yarabizi ko bikemuka ariko buriya mana yo mwijuru hari umuntu nk'ubu ngubu uzasubije gushimira ahubwo Usara cyakarayo simbizi dise no mukobwa mwiza mana yanjye tubeyo nkamubona kuko navuye aho nyize nakubwiye ko nshaka kwana naravuye aho ngaho mbese kuko nahise nongera none numva byarangiye numva n'amafaranga yabonetse numva nta niterabwoba numva n'ikintu ndi bube numva byarangiye icyo ngiye gukora kwandika gusa muzehe yarambwiye ati ndahita mbiguhera muzehe baba umva ubwo ahubwo nuko kwandika usugira ngo ntiharimo gukira no gukina no kwandika benya hari gukira ndimo bibwira na wa muntu wandikaga ariko umuntu wandikaga ubundi birawe yumvaga yanditse byose ijambo kuri yego ko nambwe ntatabuze na kimwe nujya akana kamukuramo ntugire nakana kamukuramo ibintu byanye nkubwiye byose byandika nusi impamvu ni kubera ko namashi kubivuga kandi umuntu ngiye kubiha yambwiye ngo byandike nakuyemo tagira akantu rero towe umusaza yashiraga muri logique akavuga ati se n'ibindi tubishyiremo umva nta kintu nshaka kukuramo byose byandike umusaza arandika arangije kuramo kopi ikintu yateyeho amakashi umwana w'umukobwa aho nge ndagenda hose ndatanga nakoreshaga mutima tujya ku murenge tujya ku kagari tugende kuri polisi umufande ni wabibonye ati ndiko uvuye kuri presidence vuye ati se mama kuwazi kuwarenze inzego ibi bintu umuyobozi w'umudugudu arabizi ntago mbizi nimba bizi simbizi ni binande menya nabizi simbizi cyangwa se sabizi none se mu kagari barabizi nabahaye kopi ariko nyine wabahaye kopi ariko wabahaye ibintu batari bazi mu murenge ni nabahaye kopi nabo nawe nakuzaniye kopi niba ari wowe nyine ntago mbizi ati warenze inzego rero ati si iki kibazo cyawe cyarananiranye ku buryo ukijyana muri presidence simbizi wo kabyara simbizi cyo nzi cyo presidence bambwiye ko bari bubibwire na muzeyi kaye nguko reka dusoze ufata gute abantu batinya kuri presidence shabagira ubwoba bw'ubusa yego mana yanjye n'ukuri batinya uruza ese mana nimba batubwira ko ubuyobozi bwegerejwe abaturage nimba yenda nge narahubutse ndagendeye muri Toroma riruka
ariko niba ikibazo cyawe muze numvaga ibibazo byanjye byose umuturage wese utinya muri president ntugutinyira ubusa kuri no gutinyira ubusa cye nagiyeyo ninjiyeyo pe kuko no mu papa yarambye ati ngaho nkurikira kandi bakira abantu neza ntaga ni ibintu nge byanyibereye sinkuru mubwira ngo narabyumvishije njewe baranyibwira ko nanarize se bakaba ntari nimba baragize ngo ndasaze ntabwo nzi ibintu byo kumpakanira narabwira ibyo mubyibagiwe reka nago mumbuza kumuwa ndavana mbona igisubizo yigo kandi kijyana igisubizo ngomba kugitwara ko najenje ikintu cyansekeje ni umumotari nabwiye ngo ngiye muri president imba yarandebye akavuga ati sumuguru ugiye muri president nyabaki none ugiye na moto arabwira ati ntabwo tugerayo ati cyo kuzenda gusiga wowe tugenda aho unsiga hose hasigara ndagenza n'amaguru kandi kuno ninjiyemo nagendaga nk'umuntu ufitemo gahunda cyangwa ukoramo nta kureba ngo uriya arambuza cyangwa umubaze ngo ninjire reka naragenda gusa ncunga ahantu hafunguye ndavuga ndinjira hatu aho ni muri president bampagarikiye nkari umuntu wambaze hagarara aho ngaho ugakomeza ubwigenge ugakomeza hagarara aho ngaho n'ibyombo ngomba krishika ariko numvaga nanabyumva ati urajyaye njyewe nje kureba muzehe mufitanye gahunda ntayo dufitanye ariko nambona arayima niko namubwiye abajepe bagwagarika rero bati hagarara ntuhagarare ukumva ibyombo birakiki ntabwo wagize reka da ntabwo nagize witekereza reka numvaga nshaka kwibonera muzehe numvaga ibyo gupfa se numvaga nta kibazo kindi mfite witekerezaga wundi ugomba gutwika ibyo gupfa nibyo nari mfite mu mutwe ko bari bunyitwikire n'ubundi iryo joro kandi numva iryo joro niryo nari nishyizemo ko ndararamiye ko nari maze gutekereza ko essence yaguzwe ariko ni ibintu nimaginaga kandi nkumva nibyo kandi natekereza ko maze iminsi numva imyotsi avuga ni bya bintu menya bihari none nkakubita umutima ko wa mugabo none nanubwo ari kunyitaba sha naranahamagaraga nanyitabe warebaga gutu twana twawe tugiye gushya nari naratinya no kubibabwira narabonaga ukuntu tuzaba twahiye narabishushanyaga nkavuga none nkatekereza uyu munsi ni kwa kangahe abone ejo ntazaramuka kandi nkumva zaza ninjoro numvaga atazaza ntabwo wigeze usezera abantu uti bayi umunsi umwe muza byuka musanga ubona washaka gusaba miliyoni 2 niwe nabwiraga nubwo sawa bayi nyine uzumva bantwitse Shamire byiza reka dusoza Imana iguvugisha nukuri twishime kuganira nawe uzi no kuganira ese nkuko umuntu kwifuza wenda kugira ngo dusoze ujye utanga nimero de telefone nta kibazo nazitanga rwose 0783 yego 43 616 urakoze cyane Imana iguvugisha nawe Imana iguvugisha cyera VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette bathroom dressing area balcony ahantu nyine wicara ukanywa ka coffee cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali internet nziza roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje harimo igikoni cyiza parking ihagije ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus mwaduhamaga kuri 0792 94 55 9 inkuru yanjye